y'umuntu can somebody remind me the story abayizi hari umuntu washakaga serivisi ni umubyeyi wagombaga kubyara rwose ari hafi kubyara ari aho hanyuma agera ahantu ni hehe ariko mumbwira abantu ba Karongi mugomba kuba muhazi. Muraho neza, mbanje kuba nabasuhuza mwebwe rero muba mudukurikiye rero ku makuru agiye atandukanye tuba tugenda tubagezaho ndetse hirya no hino. Rero ni amakuru yacu rero tuba twicaye tugasesengura neza kandi akaba akoze kandi anayunguruye neza cyane. Rero nkwibutse niba aribwo ugihingukira kuri umuyoboro wa YouTube channel, ni byiza cyane kuba wakanda ku ibuta subscribe, ukaba wakora no kunzogera kugira ngo ujye umenya amakuru dushyizeho buri munsi. Rero uyu munsi turi ku itariki 24 rero nibwo inama yateraniye rero muri arena rero ikaba yahuje abagitifu cyangwa ba meya b'uturere bose. Perezida Paul Kagame rero yanenze ba meya bayobora uturere rero bitewe n'uko hari muri service na zimwe batagenda bubahiriza. Rero Perezida Paul Kagame rero yagiye abibandaho cyane. Rero hari inkuru yamubabaje cyane rero, ni inkuru y'umubyeyi rero wari uje kubyara rero, bikaba kavuga yuko ko aturuka mu karere ka Karongi. Uyu mugore rero bivuga ko yaje rero kwa muganga bagasanga ko yuko mituweli ye hari ibintu byinshi cyane itujuje rero bakaba bamusubiza inyuma kugira ngo abashe kuba yajya kuyikosoza. Rero Perezida Paul Kagame rero iki kintu yakibanzeho cyane bitewe n'uko byamubabaje. Rero yabajije meya w'akarere ka Karongi rero avuga ko ibi bintu atabizi. Rero amubaza yuko se njyewe nabikuye hehe k'aya makuru kandi ko nayamenye, kandi wowe kuki utayamenye? Ni gute wambwira ko utabizi? Nawe rero iyumvire rero ibyo yamubwiye, nyuma tugaruke nkubwira n'ibindi yagiye anenga ba meya b'uturere. Karongi muri hehe? Ntabwo ubizi iyo umugore wapfuye ubwo nawe icyo ni ikibazo. Uri umuyobozi w'ingenzi, iyo sitore igomba kuba izwi mu mateka ya Karongi. Ibyo meya rero bakimubaza rero w'akarere ka Karongi rero yavuze yuko ko ntabyo azi. Nawe tekereza kuba ufite akarere uyobora ariko umuntu agapfa ko bitewe n'uko atahawe savisi ntubimenye. We wakibaza gute ngo Perezida Paul Kagame we byamugezeho gute? Rero yakomeje ashimangira cyane amubaza ati ni gute waba utabizi? Rero bikaba bivugwa ko rero uyu mumeya rero ashobora kuba agiye kuba yahanwa by'intangarugero ku buryo bizagaragarira n'abandi bameya. Kandi ikindi yakomeje kugenda ashimangira yuko ko hari abantu banga gutanga savisi bakarangarira mu matelefone. Ibyo rero bikaba ariyo ntandaro ituma byose biba. Rero iyumvire rero uko Perezida Paul Kagame rero yavuze mu magambo menshi cyane akomeye cyane kandi n'agahinda kenshi cyane. Iyumvire nawe. Urabyihutisha yarabinginze kandi byaragaragara ko ameze nabi. Yego. Hanyuma hari ku kigo nderabuzima ajya mu rugo, hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima. Nyumvira nawe ibintu bisa nkaho bakoze. Niyo mpamvu nkubwira ati haba harimo akarengane kenshi cyane. Hari abayobozi baba barashyizeho kugira ngo bajya birira ruswa, bange gutanga savisi ku baturage. Ibaze yuko ko bamwohereje iwabo ngo akaba ariho ajya gupfira. Rero Perezida Paul Kagame rero ibi byamubabaje cyane, kandi yakomeje no kunenga n'abandi bameya bafite imyanda mu karere kabo ngo batajya baharura imihanda, usanga imihanda yuzuyemo ibipapuro n'ibiki. Abo bose nibo yakomeje kuba yanenga. Rero njye twabanaga muri aya makuru rero yari Kwizera Jean de Dieu. Reka mbabwire ati rero mukomeze kugira ibihe byiza cyane, kwibutsa kuba wakanda ku ibuto ya subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wamenya aho amakuru ageze. Bye bye.